Mu 1510 u Rwanda rwari ruyobowe n'umwami witwaga Ruganzu wa kabiri Ndoli. Uyu Ruganzu wa kabiri Ndoli yaranzwe n'amateka agiye atandukanye, harimo nko kuba yaca mu musozi mu gihe yaba akurikiwe agahingukira hakurya yawo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye uyu Ruganzu wa kabiri Ndoli yagiye akora. Mu gihe Ruganzu wa kabiri Ndoli yari umwami w'u Rwanda, yari afite ingabo zikomeye cyane, nta muntu wapfaga kumuvogera. Gusa nanone muri icyo gihugu cy'u Rwanda hari hari ishyamba ryitwaga ishyamba rya Magasa na Manyinya, nta muntu n'umwe warivogeraga, ndetse n'izo ngabo za Ruganzu zitavogerwaga zari zaratinye kwinjira mu iri shyamba. Abantu bonyine babashije kuba mu iri shyamba ni abasore bitwaga Intaragahanga, barindaga ibirombe by'ubutare byari biherereye muri iri shyamba rya Magasa na Manyinya. Impamvu aba basore barindaga ibyo birombe byari birimo amabuye y'agaciro atandukanye. Nta muntu wigeze aca ku izo Ntaragahanga cyangwa se abo basore ngo akure ibuye mu ibyo birombe by'ubutare. Iri shyamba ndetse si izo Ntaragahanga gusa, n'uwabashije kuryinjiramo yaribwaga n'inyamaswa, ndetse inyamaswa zimwe na zimwe zitazwi n'amoko, zifite ukuntu kwazo ziteye utapfa kumenya ubwoko bwazo. Muri iki gihe turimo hari ubwo iki cyaro giherereye mu iri shyamba kijya gitembererwamo. Abana baturutse mu mijyi bakaba baza gutemberera mu iki cyaro, bakaba bajya no mu iryo shyamba, bakaba bagirirwa nabi n'inyamaswa ziba mu iryo shyamba, cyangwa bagahuriramo n'akaga gakomeye cyane k'ubundi bwoko. Benita! Asira ukuntu ahangaha basore ubungubu ntabwo uzi gukora amasuku bikaba biri mwanga gakapkangira isukanduza ibintu byose bindi byanga ubundi naho hasi muri runo rugo ndebera. Benita! Hano hari abahazi tuvuge ko uri umuriro ubwo maze mikira ko agashakoshi konogaza ibi ntabirenze manda ikanga nagure nabirenze suko gukura ko reka nyine nzana agatorosho nagure nta kibazo ntabiri nakaga serviette agatorosho agaserviette nta nagure ibintu reka sawa nyine. Benita, wanzani igikombe aho ngaho kariho byegereye nk'inywera ji. Nagize mu rugo ko nyine shandananiwe twumva nasukura meza. Sha nyine ndananiwe
mani nyine ndikumva ngiye kwita njyama ubwonko turaza kuvugana nawe. nta kibazo ndaza kukuvugisha nimbyuka. uretse gato ibintu bimbaye yaje yose ndayimennye mani nyine sinzi ukuntu bigenze ngiye kubona mbona amanitse inyenzi iri ku ngendo ndikanga yose dore yose bitanyimena hasi nyine wumve ngo ubu ngubu sinzi umwami wawe mani nyine basi zanitorosho nyine basi tubikureho se nk'ubu ntuyimenye mani nawe byakubaho yamaho se kandi ariko tubijuriye ese si byakubaho ukumva ari ibintu by'intambara uzi ko nari nahakora kuruta kabisa bitwaye iki ubundi si iki gisimba kivuye kiri muri none kindi cyane nzamuka ngo ninjye kugira amakosa ngenda ariko nawe byakora se wamujiraho kino kintu hano hose wabimujuruse none se yesu yesu amahina wow mbega uduhina twiza mbega amahina meza we kigali barankiza gafateho duke ni twisiga ira biro gutese niyo neza no nise ko ndeba ibintu igikapu se ko mwagishyize hano mu ntebe shamari dukora amasuku nyine bimwe na bimwe ukabyibagirwa nawe urabyumva bebe biro gutese umunsi wagenze neza ira karama waje nakubwira ako se we nabyo nita ngo bamukwanduye kajya kumva ibyo ambwira
Karame Ben. Nese ira. Mva, ngiye rwose amahina yanjye yananiye. Ubundi amahina ye ameze gute? Ubwo se ayo mahina wayakuye? Ko nzi ko mwa muri ino karitsiye nta mahina abamo. Iyi nawe ayikuye? Mva, nagize amahirwe ndayabona. Wayikuye he? Ese nawe ushaka ko nguhaho? Nshaka kumenya ahantu wakuye ihe? Nshaka kuyisiga ko nabonye iri na sireye. Barigize ntuza. Ushaka kwisiga amahina? Reka reka. Aho ndi kubona amahina yawe natangaje. Ahubwo mbwira nyina ariko warikuye. Gushyiraho amashashi se byo bisobanura. Nyine ni ukugira ngo ahubwo amahina yanyu ko Benita! Benita! Karame! Ariko si igihe umuntu aba yaguhamagarira ntabwo uba wumva. Ndikuza! Mu izina rya Yesu. Iyi sarife ndayifunguye. Ngwino hano. Karame. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Mbese Tugiye gutaha. karina byanjye Ina? nagisanze hano nyine nari ndi kwisigaho noneho Waguze se? Waguze? amahina y'inana na nubwo amahina y'inanaga ameze nk'ay'iwacu Iri ni ihene. Iri ni ihene. iri ni ihene Amahina y'iwanyu muyagura mu tuntu twa salisa se? ahubwo mabuja aya mahina y'iwanyu ntabwo afata usigiye nayisigiye amazeho nk'amasaha 3 yanze gufata do Ariko si ubiseba. ubundi amahina yanyu aba ari mazima Ndetse biri seriye niyo wisize. do haracyasa umweru kandi nayisize uzi ko nayisize hashize nk'amasaha 3 Urisiga. Ariko barabizi. Urisiga. Ihene. Iri ni ihene. y'amanyakigali Ira! Karamema! Ngwino hano urebe. Yesu mbega umukobwa wanjye. None se ko ndeba? Se. Ira. Reba. Ira yafashe sositoma salisa. Arangije yisiga ku ntoki ngo ni ihene. Uyu ahubwo njye cyagiye abahamagaye ari byo agiye kunyereka. Noneho nkajya nihumuriza ngo mvagira ngo ni salisa nkibaza se n'umukobwa ni ibyisize urabona ngo nashyizeho n'amashashi kumbi salisa ni ibiki mbese nta nubwo salisa wari uyizi Ni ubwa mbere ubonye salisa mu buzima bwawe. si undi rero umukobwa wamukuye salisa Ibyo wibimbaza hano salisa mbese ubundi ibintu mu Nese ufite imyaka ingahe? Ntabwo uzi salisa. ariko nabibonye ngira ngo ni amahirwe shamba noneho ndemeye kabisa Ariko noneho mana yanjye. ubonye bidafata ushyiraho n'amashashi Nanjye ndazanye ngo ateke isosi. amashashi twifashe ewe Ira! karambema Mbwirira uwo musalisa wanjye aze hano. Kandi biramukuri ibikombe muri mvuro. Rero umukobwa wanjye urasekeje gusa. Iki ni ikirungo bateka mu cyimbo cy'inyanya. Ntabwo ari ihina nk'uko wari uri kubivuga. Niyo mpamvu twagusetse. Ese wowe ntabyo uzi? Basi si ihina nta nubwo uzi ukuntu rihumura. Bakira nyine uteke nyine bagashyiramo mu cyimbo cy'inyanya. Uteke kugira ngo ukore agasosi nyine karyoshye. ibise babishyiramo Ibi ngibi bafata amavuta iyo bamaze kuyateka yahiye bahita babikata. Baba babikase biri ku ruhande kugira ngo amavuta adashirira bagahita bashyira nk'ibitunguru. Ibindi bishyiremo n'udukaroti. Ukore izo agasosi. karoti zo ndazizi natwe tujya kuzirya
utajya koza uratekereje rwose iki gitunguru ngaho nyine gira vuba ntigendeye nizere ko udatinda utajya muri bya bintu byawe ndateka ebyiri karoti ebyiri iyi urakora agasosi gakeya ushyiramo n'ubunyobwa uburebe mu kabati ariko tujya kuvuza ni ukuri ariko tureke n'ibyo ngibyo mbeni kubera icyo utakijya gusenga tanjye nabonye ibisengero by'inaha biteye uko hano murajya gusenga mugataha mumeze nk'uko mwaje nta kurya mwaje bisobanura mwararyaga se yego ubundi wacu iyo twagiye gusenga pasiteri baratangaza bakavuga ngo izi saha tugeze isaha zo kurya abakirisito twese tugasohoka tukajya kurya ujya kubona ukabona nka pasiteri urumva aragameza kurya ujya kubona ukabona nka pasiteri aragiye yaruye nk'ubwa kabiri nta bintu byo kwifatafata nko pasiteri akongera akamushatwe turya ijambo ry'imana wangu ubyeyi wangu abana tugiye gusenga cyane barenge kigali ngo turya ijambo ry'imana kigali mwararushye beni ntabwo kujya gusenga ari ukujya kureba ngo kurya ngo iki ndetse hano ntabwo duteka ubundi mwebwe ira uzaze njya kukwereka nkwereke ukuntu iwacu hano nyine umva nkubwire iwacu ni mu cyaro kwitonda mu mashyamba menshi wowe nuza kudusura yirinda wirinde ibintu byo gusohoka wenyine mu mashyamba batubwira ngo sinzi ibintu bibamo ku buryo nta muntu ugipfa kujyayo cyenda nk'abantu nyine baba bashinzwe umutekano ubwo ngiyemo ngapfa nuba muri kukubwira we ntabwo uzakumva abantu ntabwo uzaza gupfira mu rugo umwana wanjye ariko se nese mu rugo twebwe turi ibishyimbo ko tuhabase ubu uri kumva nta kwifata bajya mugabanya ubwo bwene ntabwo musohoka ugamurisha oya turasohoka wowe uzajyayo sibyo uzajyayo ntabwo uzamagara ushya nekunze n'ubundi bintu byo kwifotoza ibiki iwacu haba amashyamba meza haba amabuye manini utabona inaha mwebwe nka kigali rwose haba amabuye meza haba amashyamba nakwereka ahantu wifotoreza zo bikunda bishoboka ko nzamwemerera reka nawe ari kwemera zamworoshya noneho hari umusaza hari umusaza nyine ukunda kuba ari kurasa ukunda kuba ari ahantu abantu baba bamushongera abafite inkuru ziryoshye ukunda kutubwira ibintu ngo byabaye kera cyane ariko ukumva ibyo bintu biratangaje uburyo ari kubivuga gusa izo nkuru z'umusaza ziba zisekeje mwebwe ntabwo mubizi muba muri kigali ziba zimeze nka filime se basi izo nkuru ceceka n'izo bazabyumva ubundi umusaza ko ari umusaza nawe ukaba umwana data uwo musaza avuga ngo nyine bari kuvuga ibintu ngo byabaye ibintu by'abandi ntabwo umuzi ndebe waba umuzi se wowe uri kuvuga ngo murakera uri kuvuga mu mateleviziyo ntabwo wamumenya kuko uwo musaza ngo yabayeho ngo kera ngo ku gihe cy'abandi umusaza muzehe mukomere bana ntari yaje kabisa ibintu byawe mbabona ngema ni se buriya nanjye nabikora nta kidafite nta tugerageze kureba ubuzima bwose umuntu agerageza gerageza nawe ubikeneye igito harya urafora ukarasa ntabwo ari uko hindukiza umuheto hindukiza umuheto ufore hagati ukosha ca bugufi ushinga ivi fora kufora rwose hano wanjye urabona ko ibintu byose rero ugerageza ko ritagenda oya rigomba kugenda wongende kora ntibigende ushyiramo neza ugafora ukumva yuko ufoye nanjye ndakora ca bugufi rwose nanjye ndakora bugufi ufore kandi ufoye fata neza gutya nahita nica umuntu byakunda nabyo fora shomore
wabigenzaga kera nanjye mbaye iyo umwanzi yaguteraga nuko wabigenzaga nanjye mbaye intwari buriya rero mwabana mwe, njye kera nari umwe mu bagabo barindaga umwami. Twatangiraga gutozwa tukiri batoya, tugatozwa kugira ngo tuzavemo indwanyi zizarwanira umwami, ubundi twamara gukura natwe tugatoza abakiri batoya. Imikino, iyo wazanaga imikino bahabwaga ibihano, abana tukabatoza bagakura nabo bazi icyo gukora. Mu ndwanyi nkeya zarindaga umwami, nanjye ubwo nabaga ndimo. Twari igisirikare kinini, ariko bakeya ari bo bitoza hafi y'aho umwami yabaga ari nabo yisangaho cyane, ashobora kujyana mu ngamba zitandukanye. mujye kwakira umwana. Ntwari zanjye muremye ibirindiro bihamye, kandi ni ukuva kera n'ubu kandi bikomeje kujya imbere. Nta muntu ugomba kutuvogera, niyo mpamvu dukwiye kugira icyo twongera uburyo twambaramo. Imyambaro yacu y'urugamba ikwiye kongerwamo imidari y'inyenyeri igaragaza ibigwi byacu. Natumye umugaragu wanjye mu birombe by'ubutare hafi y'ishyamba rya Magasa na Manyinya. Nashakaga ko anzanira ibuye ry'agaciro karemereye, ibuye ry'agaciro riruta ayandi, nyamara ntiyagarutse. Ntabwo nzi impamvu yagiye ntagaruke, icyo nzi gusa nuko ntongeye kumubona mperuka tuvuga. Naje hano kugira ngo abe ari mwe ndeba, kubera ko mwebwe
ushobora kugerayo kandi mukamenya ikibazo kiri muri biriya birombe, kandi mukanzanira ibuye ry'agaciro riruta ayandi mabuye yaba ari muri buriya butare. Nyagasani, iryo buye rirahari, gusa ibirombe ririmo ni ahantu hateye ubwoba cyane, intwari zarahashiriye. Nyagasani, iryo buye dushobora no kurigwa hejuru. Y'abasore ni babi cyane, ni intaragahanga mbi cyane zirinda ibyo birombe byabonekamo iryo buye. Nyagasani, biragoye cyane, izo ntaragahanga nta muntu wigeze azitambukaho ngo akure ibuye mu ibyo birombe by'ubutare, aho iryo buye dushobora kurivana. Kuvuga ko muri ibigwari bigeze ahangaha ku buryo mushobora gutinya intaragahanga? Izo ntaragahanga ni bantu ki? Ni intwari zimeze gute zishobora kubatera ubwoba? Nyagasani, abo bantu ni babi cyane, nta ntwari n'imwe yigeze ihagera ngo have amahoro. Ba Kanyabufindo barahashiriye, bari intwari twemeraga cyane, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Nyagasani, Mwabaye abanyabwoba muri ibigwari kugeza ku rwego mushobora gutinya abantu b'intaragahanga batatojwe, mutazi ninde wabatojwe. Imyitozo mwakoze mukiri abana kugeza n'ubu ngubu. Nyagasani, ziriya ntaragahanga n'umuntu wabigerageje kuzataka ntiyavuyeho amahoro. Nyagasani, ubwo urumva rero kuzana iryo buye ni ibintu bikomeye cyane. Ukumva mwese muri ibigwari, kangende nzafata icyemezo, ibyo nzakora muzabyirengera mwese. Abo ni itage ingabo n'imbwa rube. Ndababaye, ngiye kureba intaragahanga, niba arizo ntwari baze twice ibi bigwari dukomezanye n'intaragahanga, ariko niba ari n'ibigwari cyangwa se bakaba banakomeye ndabyirebera. Ntabwo bagomba kubaho. Icyo gihe umwami yababajwe cyane nuko indwanyi zari ibigwari, ndetse yigira gushaka iryo buye aho izo ndwanyi ze zari zatinye. Gusa agenda avuze ko nagaruka indwanyi zarazimerera nabi. Ubwo indwanyi nazo zasigaye zigaya zivuga ngo reka twemere tujye mu iryo shyamba tujye gushaka iryo buye, umwami ataza kutugirira nabi. Murabizi neza ko umwami wacu yavuye ahangaha yarakaye, kandi murabizi neza ko iyo yarakaye akora ibintu afashe imyanzuro ikakaye. Rero icyo nshaka, mureke tumutange, tugende tumubwire ko twemeye kujya kuzana
ririya buye ry'agaciro, kuko murabizi neza ko umwami wacu twe twarahiriye ko tugomba kumurinda mu bibi no mu byiza. Muriteguye? Mwungirize. Biragoye ariko ntacyo, turapfa kwiyahurayo. Igishoboka ni uko tugomba kugenda tukajya gushaka ririya buye tukaryambura Intaragahanga. Muriteguye? Yego! 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 Ejo mwarandakaje, nagiye mbabaye kandi mpitamo kujya kureba Intaragahanga. Zateye ubwoba ingabo zanjye. Ntabwo niyumvishaga ko ushobora kuba ibigwari ku rwego nababonyemo. Gusa ubwo nahuraga n'Intaragahanga nabonye bifite ishingiro ho gakeya, kuko nubwo nabashije kubambura ibuye ariko inkota yanjye yaratakaye, icumu ryanjye rirataka, nta ntwaro n'imwe nagaruye, nta nubwo nashoboye kubica bose, kandi n'umwe nashoboye nawe habuze gato. Gusa ubwo nacikaga Intaragahanga nkaca mu musozi, naje gutunguka mu ishyamba rya Magasa na Manyinya hagati. Inyamaswa nahuye nayo ntiyabashije gutuma ibuye nari nabambuye mbasha kurizana, ryasigayeyo kubera inyamaswa nahuye nayo. Ubu rero urebye mu mugongo wanjye wahita ubona intambara narwanye iyo ariyo. None rero ndagira ngo mbabwire uko mungana nkanesha Intaragahanga. Ubwoba nibushire, Intaragahanga mwazinesha. Gusa naciye mu ishyamba rya Magasa na Manyinya, ndashaka ko mujyayo mukica ikinyamaswa nahuye nacyo, ndetse mugashaka ibuye nataye ndetse n'ingofero kabigarura. Ndatekereza ko ibyo byo bidakwiye kubatera ubwoba. Amakuru mbahaye ntigereyeyo, hagari inkuru mbarirana, nanjye nuko nta nkota nari. None rero mugende nakabaye ibuye nariza, ujye kunshakira ibuye nataye mu ishyamba ndetse n'ingofero yanjye. Wowe bayoboye. Yego Nyagasani. Mwicare. Nk'uko umwami abivuze murabyiyumviye. Wowe nawe mujya gusigara murinda umwami. Mugomba kumenya uko ameze nuko agomba kuba akurikiranwa, ko murabibona ko yakomeretse bikomeye. Wowe nawe muraza tujyane mu ishyamba tujye kuzana iryo buye. Aba basore ba Ruganzu bakimara kugera mu ishyamba bagabanya ibice kugira ngo barebe ko iryo buye baribona byihuse. Umwe aca munsi y'umusozi, undi akaguma hejuru, n'undi agashakira mu bundi buryo.
nko haruguru y'umusozi yanyereye ku bibuye birangira bimanutse epfo byica uwari uri munsi y'impinga. Gukomeza imbere undi nawe yarimo ashakisha, ya nyamaswa yaramuguye gitumo iramukurura iramushwanyaguza. Ubwo wa gatatu yarabirebaga niko gusubirayo abona iryo shyamba ntiyaryirwananamo wenyine, ajya kuvuga ibyabaye. Niwe watugejejeho ayo makuru. Kugeza n'ubu nta muntu wari wajya mu iryo shyamba ngo asohokeyo amahoro nta gikuba cyacitse. wabaye umunyamujyi ngo usigaye witwa Benita ngo byara neza. Naragiye hari ibintu bateka ngo byitwa ngo bateka mayoneze. Oya, sinzi ibintu bateka biba bijya gusa n'amahina bashyira mu isosi byitwa ngo barambwiye ngo byitwa ngo salisa. Ndabifata ngira ngo ni amahina ndagenda mbyisiga ku nzara. Mbese ntabwo uzi salisa? Baramfata salisa ni ikirungo. Salisa ni ikirungo. Barantutse barangije bahita banyita salisa. Ubu nta rindi zina bazi. Ntabwo wari uyizi? Uzi wagiye gukora akazi utazi guteka? Njye nari nzi ko gusa ubwo nadoye napfa originale mba ndagenda dufata n'isiga ku nzara. Cyakora bakonyere kuri kwisiga amahina. None se babana se warabagaruye? Babana wajya guzana bareba nk'inka barega abana. Bariya bana uzi kugira ngo mbakure iwabo. Bariya bana abantu baturuka. Bariya bana ni abanyakigali kugira ngo mbazane. Ikintu byansabye nabanje kwinginga. None se bazampaye akanimero kabo nyine umuntu akareba uzaba umwe muri bo wenda nyine unkorera. Icyaro utuyemo nta rugo wavugana nabo pe. Oya, none se wowe nyine kubera muba muziranye nyine wajya ubabwira wanababeshya ko mfite n'inka ukababeshya ko mfite. Oya, nkunda abantu b'abanyamujyi bakora mu biro ntabwo bakundana ngo baba ngo mu nka ngo mu rusirikare. Nyine ukababwira ko twazagurisha n'inka tukagura wenda n'imodoka ibyo bitekerezo byikure ntabwo byashoboka. Uzashakisha ukuntu nyine uduhuza nibagaruka ntabwo uzabagarura. Ntabwo nabikwizeza nushaka ukure y'amaso. Ubundi se nturi gutambika dukomeze tugenda. Uri gutambika ahubwo wowe nyine izo nka wavugaga keretse wenda ugiye ukazigurisha n'iyo nayo matungo numvishe uguze yose ukayakoramo udufaranga. Urabona wa musaza ukunda gukora ibintu bijyanye n'ibya gakondo, ubona ibya kera nyine iby'amateka, usanga afite imiheto agira ati uriya ubushize yaratuganirije ndi kumwe n'abandi batipe, aratubwira ngo buriya mu ishyamba rya Magasa n'Amanyinya harimo amabuye y'agaciro yagiye atabwayo n'abantu ba kera. Arambwira ngo mbashije kujyayo nkajya ndeba amabuye arimo adasanzwe, arambwira ngo nakurayo amabuye y'agaciro kabisa, nzajyayo, ndashaka kuzajyayo nkaritambagira, nintapfa nzaba umukire. Icyo nzi cyo nubona amafaranga uzajya i Kigali aho ho mwijeje ko muzahomba pe muzahomba. Okay, sawa nta kibazo. Sawa sawa.
waje tukagenda ubundi umubiri ntiwandika we nyikotera mu urabona ukuntu hano hari ibintu byiza byo ese aribwa mu nzira kandi bizagira Allo? Sarisa bite?
nizere ko ira mutajyanye turi mu gihe cyo kwiga nani namwemereye ko azahagenda ari uko yabivuye ku ishuri. Wajyanye na Manzere? Sawa ntaribe. Kansubira inyuma njye kugikurura njye ruriya fone narumena Kigali we. Ubundi se telefone yawe iri ko wari ufite telefone uri kwifotora abanyamagambo ukwareka kurera amazina kugushaka njye nanga umuntu nesha umutwe ubundi nari narakubwiye ngo ubundi se uvuye he telefone yawe se ubundi iri he wareka kumvanga ukamfatanya n'ibibazo nifite kiriya gishyamba cyo nyikibaga ishyamba nanga umuntu njye utanumva ubundi se wabaye reba ukuntu wabaye ubundi se uri kubona ndabwira ngo iki wanjye nanga n'umuntu uzi ibintu nahuye nabyo ibiki sawe nahuye n'inzoka ivamo mura n'ikintu nazi icyo ari cyo nimba ari imbwa nimba ari iki ntabwo mbizi ubundi wari uri kujya sinakubwiye ngo ujye wirinda ariya masaka njye rwose buri ubu nambabaje ubu se ubu ndavuga ngo iki mu mugongo suzi ko nakubwiraga ngo wa musaza ngo hari intoza zandanje guye nari mapfiri katurebe do nyine njyewe nagiye mu ishyamba subona igihe mbacaho ndi ku igare mbona nyine wazanye na twana nahise ntaha vuba ngera mu rugo mpita nzamuka ntabwo nari nzi ko ndahurira ubuse wagiye kwa muganga nitenyera imiti y'abaganga iki kintu naje sha ibintu bimbayeho none se ntabwo nari nzi ko ndi busangemo umuntu nagezemo numva umuntu arimo aratabaza avuza induru sinzi uwo ari nasanzemo umuntu w'umukobwa yari ameze nka wa mukobwa mwari muri kumwe uzi ko nanjye nagarutse nyuma kumureba nsanga yatakaye mu ishyamba nabonye ameze nkawe nawe yinjiyemo ahuriramo n'ibintu by'ibibazo nasanze yabaye ikonje niwe rero wanteje ibibazo bituma ntamenya n'icyo yari kinjyanye ntabwo nagikoze rwose nta kintu nigeze nkora natinye no gusubirayo nsigaye ntinya imiti yo kwa muganga kanigendere nyine naraho ariko nzasubirayo n'ubundi nzasubirayo
Muri GB Group Kingdom Limited dukora telefoni z'ubwoko bwose. Tugufitiye ibirahuri bya telefone na accessoires zazo nka anti-bloque, ekuteri, chargeri n'ibindi byinshi. Dutanga ubujyanama mu gihe ukeneye kugura cyangwa gukoresha ibikoresho bya elektronike. Dufite abatekinisiye bakora maintenance ku bikoresho byose by'ikoranabuhanga mu nganda no mu bindi bigo bitandukanye. Aha twavuga nka za computer, laptop zigezweho, za frigo, printers, televiziyo ndetse na installation z'amakamera mu nzu. Gura telefoni wacu tuguhe garanti. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 44 69 36. Ikaze muri GB Group Kingdom Limited tugufashe kubijyanye n'ibikoresho bya elektronike byose.